hari ikibazo cyagaragaye mu nkiko cy'uko hari abashyingirwa nyuma y'igihe gito bagasaba ubutane bagamije kugabana imitungo. Mu gukemura iki kibazo, uyu mushinga uraha umucamanza ububasha bwo gusuzuma ibijyanye no kugabana umutungo mu buryo bungana igihe abasaba ubutane bari barashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo rusange cyangwa se uburyo bw'ivangamutungo w'umuhahano, ndetse no kuba yakwemeza kutagabana mu buryo bungana mu gihe ubutane bubaye mbere y'imyaka 5. Ibi biri mu ngingo ya 156 igika cya 2 n'161 igika cya 2. Igihe cy'imyaka 5 cyashingiweho muri uyu mushinga w'itegeko gikomoka ku bushakashatsi bwagaragaje ko mu bindi bihugu bavuga ko habayeho gushyingirwa kw'igihe gito, icyo bakunze kwita short marriages, iyo habayeho ubutane mu gihe kingana n'imyaka 4 cyangwa se kiri munsi y'iyo myaka. Mu Rwanda kandi ubushakashatsi bwa NISR bwagaragaje ko mu mwaka wa 2019 ubutane bwazamutse bukagera ku kigero 20.9% ku bamaze igihe kitarenze imyaka 4 babana, mu gihe byari ku kigero cya 35.7% ku bamaze igihe kingana hagati y'imyaka 5 n'7. Ufatiye ku mwaka umwe kugeza kuri 5, imibare yakwiyongera ikaba yarenga ibi bipimo ngaragaje haruguru. Imyaka 5 kandi ishingira ku gihe umuntu yemerewe gusaba no kuba yahabwa ubwenegihugu bw'ubunyarwanda bushingiye ku ishyingirwa. Ikindi kibazo cyagaragaye ni ikijyanye no gutanga cyangwa kugurisha imitungo y'abashyingiranywe bikorwa n'umwe batabyemeranijwe. Kuri iki kibazo, uyu mushinga w'itegeko uteganya ko umutungo wanditse kuri umwe mu bashyingiranywe ubarirwa mu mutungo wabo mu buryo bw'ivangamutungo rusange. Umutungo ntushobora kugurishwa, gutangwa cyangwa kuwikuraho abashyingiranywe bombi batabyemeranijweho. Aha ni mu ngingo y'155 igika cya 4. Ikibazo cyo kudaha agaciro imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa mu gihe cyo kugabana imitungo biturutse ku butane, icyo mu ndimi z'amahanga bita unpaid care work. Uyu mushinga urateganya ko mu gihe cy'urubanza rw'ubutane niba umwe avuga ko mugenzi we batagabana mu buryo bungana, umucamanza azajya aha agaciro iyo mirimo kari hagati y'10 na 39% by'agaciro k'imitungo bungutse ariko ihari mu gihe cy'ubutane. Ahangaha 10 na 39% byashingiye ku bipimo byagaragajwe n'umuryango mpuzamahanga w'umurimo ILO, ugaragaza ko iyi mirimo idahembwa igira agaciro kari hagati y'10 na 39% mu bijyanye na raporo ya GDP. Hari ikibazo cy'uko abafite ubumuga bwo kutumva, kutavuga cyangwa kutabona batabasha guhabwa neza serivisi zo mu irangamimerere, cyane cyane igihe cyo gushyingirwa. Uyu mushinga urateganya ko umwanditsi w'irangamimerere ashobora gusaba urwego rufite mu nshingano abafite ubumuga kugena umukozi ufite ubumenyi bwihariye wunganira ufite ubumuga igihe bibaye ngombwa. Hari ikibazo cy'igihe kirekire urukiko rukoresha mu kunga abashaka ubutane ariko ntibitanga umusaruro witezwe. Uyu mushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango wakuyemo gahunda yo kunga abashaka ubutane kuko udatanga umusaruro witezwe, ahubwo ibijyanye no kunga bizajya bikorwa mu nama y'umuryango nk'uko bizaba biteganijwe mu mushinga w'iteka rya minisitiri rigena inshingano, imiterere n'imikorere by'inama y'umuryango. Ikindi ni uko igihe kirekire cyo kunga abashaka ubutane gituma bamwe bahohotera abandi ndetse rimwe na rimwe hakaba n'abahatakariza ubuzima. Ikibazo cy'ubutane mu gihe ku bana bitagishobotse kubera kudahuza kw'abashyingiranywe, uyu mushinga w'itegeko wayongeyemo nk'imwe mu mpamvu zo gusaba ubutane iyo abasaba ubutane bavuga ko ku bana bitagishobotse kubera kudahuza. Hari ikibazo cy'umwimerere w'irage ryakozwe mu buryo bw'inyandiko bwite. Hari impaka zivuka nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera hagati y'abazungura zishingiye ku ihindurwa rya bimwe mu bikubiye mu irage, aho bamwe bashinja abandi gukora inyandiko mpimbano, rimwe na rimwe zikavamo ibirego nshinjabyaha. Hitawe ku mubare munini w'abanoteri bigenga n'abakozi ba leta bafite izo nshingano, uyu mushinga w'itegeko urateganya ko irage rizajya rikorwa mu buryo bw'inyandiko
n'inyandiko mpamo. Ni mu ngingo ya 367. Hari ikibazo cyo kuba uwapfakaye yegukana imitungo yose ya nyakwigendera akayikoresha uko ashatse, bikabangamira uburenganzira bw'abazungura ba nyakwigendera. Iyo ivangamutungo rusange risheshwe kubera urupfu rw'umwe mu bari barashyingiranywe, umutungo wose uzajya usigaranwa n'uwapfakaye kugeza igihe izungura rikorewe, kandi akubahiriza inshingano yo kurera abana babo abanyakwigendera bemewe n'amategeko, ndetse no gufasha ababyeyi ba nyakwigendera igihe bikenewe. Hari ikibazo cyo guha abashaka gushyingiranwa inyigisho zijyanye n'umubano ku munsi wa nyuma, ndetse n'ikijyanye gutangaza mu ruhame uburyo bw'imicungire y'umutungo bahisemo, ugasanga bitabiriye ishyingirwa bazamura ijwi mu cyumba kiberamo gushyingira abageni. Uyu mushinga uteganya ko abashaka gushyingiranwa bazajya bandikisha uburyo bw'imicungire y'umutungo wabo mu minsi 7 mbere y'ishyingirwa. Aho ni mu ngingo ya 203 gika cya mbere, ukanabuza umwanditsi w'irangamimerere gutangaza ubwo buryo mu ruhame. Aha ni mu ngingo ya 206 gika cya mbere. Hari ikibazo cyo kubera umubyeyi umwana bikozwe n'umunyamahanga, byakorwaga hirengagizwa zimwe mu ngingo n'amabwiriza bigenga, bigateza impaka mu gihe umwana agomba kuva mu Rwanda ajya kuba hanze cyangwa mu mahanga. Uyu mushinga w'itegeko uragaragaza neza uburyo bubiri bwo kubera umwana umubyeyi. Mu buryo bwa mbere bukorwa n'abanyagihugu, buzajya bukorwa n'abanyarwanda batuye mu Rwanda gusa, ingingo ya 323. Naho abanyamahanga baba batuye mu Rwanda cyangwa bakorera mu Rwanda bazajya bakoresha uburyo bwo kubera umwana umubyeyi mpuzamahanga cyangwa adoption internationale. Hari zimwe mu ngingo zitajyanye n'igihe, cyane cyane ku ikoreshwa ry'ibitabo mu irangamimerere. Ahangaha habayeho guhuza inyito ziranozwa bijyanye n'itegeko nimero 29/2023 ryo kuwa 14/6/2023 rigengwa iyandikwa ry'abaturage muri sisiteme imwe y'igihugu y'indangamuntu koranabuhanga. Ahangaha habayeho kunoza no guhuza inyito. Nyakubahwa Speaker, banyakubahwa Vice President, banyakubahwa Abadepite, izi mpamvu ndetse n'izindi zagiye zigaragazwa ko umushinga ukomeza kuvugururwa nizo zashakiwe ibisubizo muri uyu mushinga w'itegeko rishya ugizwe n'ingingo 406. Munyemerere nibutse ko mu gihe cyo gukusanya ibitekerezo hari ingingo zimwe na zimwe zagiye zigibwaho impaka cyane. Aha nagaruka nko gukura mu itegeko ibijyanye n'uko abashyingiranwa bafata ku ibendera igihe bavuga indahiro yabo. Muri uyu mushinga w'itegeko ufata ku ibendera n'umwanditsi w'irangamimerere gusa, naho abashyingirwa bazamura ukuboko kw'iburyo bakavuga indahiro. Hari kandi guha umuntu wujuje imyaka 18 ariko utarageza ku myaka 21 uburenganzira bwo gusaba uruhushya rwo gushyingirwa igihe hari impamvu zumvikana. Byashyizwe muri uyu mushinga w'itegeko bikazajya byemezwa n'ushinzwe irangamimerere ku karere. Uburyo bwa kane bw'imicungire y'umutungo, uyu mushinga uteganya ko ubu ni uburyo bushya kuko ubundi twadusanganye uburyo butatu, ariko uyu mushinga urateganya ko abagiye gushyingirwa bashobora guhitamo ubundi buryo bw'imicungire y'umutungo wabo iyo butanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura. Icyo gihe abashyingirwa bakora inyandiko mpamo igaragaza uko bazacunga umutungo wabo ndetse n'inkurikizi kuri uwo mutungo mu gihe basheshe ishyingiranwa cyangwa bahinduye uburyo bw'imicungire y'umutungo. Ibi biragaragara mu ngingo 167. Nyakubahwa Speaker, banyakubahwa Vice President, banyakubahwa Abadepite, ngana ku musozo nabasabaga ko mwakwemeza ishingiro ry'umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango, kubera ko rizafasha mu gukemura bimwe mu bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda. Ibi bizihutisha ibibazo bigezwa mu nkiko ndetse bikazafasha kubaka umuryango nyarwanda ushoboye kandi utekanye.